hambere 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 mu mateka hambere mu muco wacu mungu hambere ahangaha ikiganiro mugezwaho na Andrisaka kuri IFTV ijwi ry'urugwiro hambere burya nta mukuru utagira mukuru hambere hawe ntabwo hari hambere nta hanjye kandi ntihari hambere hambere ikiganiro wisanzuramo. Isaha zirageze rero nshuti bakunze mudukurikiye mwe turi kumwe imbona nkubone mudukurikiye kuri YouTube channel, reka mbashimire kandi rwose ni ibintu byiza kuba mwahisemo kudukurikira kuri IRTV magana 50 namwe kandi mutari kutureba amaso ku maso ariko muri kutwumva neza aho muherereye hirya no hino mwese ndasuhuza. Ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro mwumvise ibirango bitandukanye bibabwira ko tugiye mu kiganiro cya wa muco. Nagarutse ndi Andrisaka mu kiganiro wa muco wacu i Rwanda, tugiye gukomeza guhugurana ariko reka mbanze gato mbere yuko twanzika, reka mbere yuko twanzika mbanze suhuze abantu bagera nko kwicumi, ntabwo ari benshi n'abakunzi bacu ndasuhuza abajya bakora comment kuri IRTV _FR. Rero ntabwo ndobanuye ku butoni nashingiye kuri icyo kintu kuko mudukurikira muri benshi, mwe mudukurikira kuri YouTube nk'uko nyine turi kumwe mwakoze subscription turabashima cyane, kandi namwe muri buze kwikora uyu munsi nabyo ni ibintu byiza cyane. Mudukorere share, iyo mutanze ibitekerezo bituma turushaho gukora neza kuruta uko twabikoraga kuva hari watangira kumva iyi radio tugamije kugwiza urugwiro umujyo nguwo nta wundi, kandi ntitwabigeraho tudafatanije n'abanyarugwiro bake bamaze kumva ko kugwiza urugwiro ari wo musingi w'iterambere. Burya nibyo koko iyo abantu bagwiza urugwiro burya baba bakundanirega, kandi abantu bakundanye baba bagiye gusenyera umugozi umwe, baba bagiye kureba uko terana inkunga bagahana amaboko. Ndavuga mu kinyarwanda kuko tuba turi mu kiganiro cy'umuco twita wa muco, kuko hari ababa basigaye bawukerensa bakagira ngo hari ntabwo ikizira kikizira. Nyamuneka nkunda kubivuga musigeho. Mwe mukurikirana IRTV ijwi ry'urugwiro, nizere ko mumaze kumva ibitari bike mwajyaga mukora mutabizi ko bizira, muramenye rero ntimuzasubire. Kandi sinze kurondogora, reka mbanze suhuze za nshuti z'ijwi ry'urugwiro. Ndagusuhuza rero we bagirubwira Antoine, nawe muhire Theoneste, mukunda gutanga ibitekerezo byanyu kuri IRTV _FR. Ntabwo ndi kwibuka neza aho muherereye ariko ndagusuhuza nawe ihitaba Tuminosenti Rurinda Oscar, Tuyizere Bernard Mumbabarire, Nkurikiye nka Yusufu ariko kunda kubishyira izina rya Joseph, kandi nawe mugabo na Louis wowe ndabizi uri Bruxelles, na bene gusenga Yves. Mukomeze mukurikire gahunda zacu kandi ibitekerezo byanyu biratunezeza. Uyu munsi mbere yuko nza kwinjira mu biganiro tugiye gushyira hano ahangaha hasi tukabiganirira hamwe, ndabanza nsobanure amagambo nk'abiri cyangwa 3 abakunzi b'ijwi ry'urugwiro bagaragaje yuko abagoye. Hari uwabajije ati ko muvuze ngo turakungitse, gukungika niki? Iryo jambo nararivuze kuko naje kurikirana nsanga narivuze mu kiganiro cy'ubushize. Gukungika bishobora gukoreshwa bivuze yuko byakoreshwa mu buryo bubiri, bishobora kuba ari uburyo bwiza cyangwa mu buryo bubi. Iyo umuntu akungitse ikintu biba bivuze ko aba yagisubitse ugakungikira ahantu runaka. Ubwo nibyo abavuga ururimi rw'igifaransa bavuga ngo no gushaka ahantu bashyira akadomo. Ndabivuga mu rurimi rwacu ariko abazi igifaransa muzi mvugo ko ibaho yo gushaka aho utudomo
dushyirwa. Ngibyo rero uko ni ugukungika. Kandi hari n'ikindi gihe abantu bashobora kuvuga iryo jambo bavuze bati runaka na runaka barakungitse. Icyo gihe biba biri mu buryo butari bwiza, baba bashatse kuvuga ko bafitanye ubucuti ariko butari bwiza, aribyo bita mu kinyarwanda kindi kiza agakungu. Burya rero ngo agakungu sinzi ko kagenza imbwa, muze kumbabarira ntaza gutukana, ariko agakungu ntabwo ari keza. Nshuti z'ijwi ry'urugwiro rero uyu munsi tugiye koko kongera dusubire turebe ibizira, turebe n'ibyo dukwiye kuziririza. Ariko ndongera gatoya mfashe ababa batinyutse kutubaza, kandi ntago biteye ikibazo, ni binateye ikinegu kuba wagira icyo ubaza utazi mu rurimi rwawe. Hari uwatubajije ati se buriya ko mwigeze kuvuga ngo muzatubwira ikindi ntimutubwire icyo ari cyo. Yadushimye avuga ko yamenye inkuru icyo ari cyo, inkuru ku nkanda yambawe, n'ikindi nacyo byerekeza ku nyama. Ubwo rero sinzi impamvu yabihuje, ashobora kuba wenda bizi ariko akaba atabizi neza. Ikindi nacyo ni ijambo rivuga umuntu akabwira undi akabwira ati uboshye ni ikindi unyimye. Nabwo abashatse kuvuga ni ubwoko bw'inyama mu yandi magambo nihuse kugira ngo dukomeze ikiganiro. Ndongera hari n'undi bajije ijambo cyangwa biri ariko kugira ngo utangire ikiganiro mureke ntagire ikiganiro, hanyuma ndaza kongera kusobanura iryo jambo rindi. Ariko ikindi baba bavuga iyo umuntu akubwiye ati wagira ngo ni ikindi unyimye, hari n'abavuga ati boshye ari ikindi unyimye. Ni inyama, ariko iyo nyama ikaba ari inyama yo kwitako ry'inka hagati aho ngaho, nyekeye nitagira ikindi kuko ni inyama y'umuhore ibiri hagati y'izindi, hari n'abayita intaryamirwa. Ngayo nguko rero, reka rero tugire dutya tube turuhutse gato, hanyuma ngaruke dutangira. Ariko mbibutse ko twari tugeze kuri kirazira y'ijana. Ubwo rero birumvikana ko tugiye guhera ku y'ijana na rimwe, ariko nkunda kubibutsa yari yabanje, ntabwo nyibibutsa nonaha. Reka mbanze nduhuke gato ngaruke mu kanya, ariko yerekezaga ku kibumbiro. Ubwo waba byibuka abishyire muri komenti, hanyuma dukomeze. Uwibuka iyo kirazira yanyuma twari twasubikiyeho cyangwa twari twakungikiyeho, ndibaza ko nivuga gukungika noneho muraza kujya mubyumva neza. Naho mu kanya reka ndeke uwo muyugiro uzamuke utwurura imitima muri uyu mugoroba kw'ijwi ry'urugwiro.
nk'uko nari maze kubibabwira mbabwira ngo ndabanza mbibutse gato aho twari twakungikiye, twari twashoje nimba ariko nabivuga kugira ngo tubyumve. Hari abantu njya nkunda kunenga batakivuga ijambo kurangiza, rwose ibyo bintu abantu bihaye by'ubushenzi, ikintu cyose cyitwa kurangiza bakacyita gusoza, ntabwo ari byo. Kurangiza ni ibintu bisanzwe bya Kinyarwanda, kandi n'abashobora kuba batekereza ko buri gihe bavuze kurangiza baberekeza ku byo biyumvira mu mitwe yabo, ntabwo ariko biri. Kurangiza ni ijambo rivuga kugira ibyo urekeraho gukora cyangwa se ugeza ku musozo, ariko ntabwo buri gihe bavuga ngo aha ngo turashoje. Hari igihe uzasanga noneho na hahandi batekereza hakoreshwa kurangiza naho bahise ngo ni ugusoza. Reka da rero twakumukikiye ku Kirazira y'ijana yagiraga iti iyo umuntu agize gutya akabona agize amahirwe, abonye ahantu hari utuzi twaretse mu kibumbiro, aradufata akatwoga niyo yaba harimo nk'utwondo, hanyuma utwo tuzi akadutera hepfo akadutera na ruguru, nuko akabwiriza akavuga ati ibi ngibi ndi gukora. Ubwo muve ko yabaga asa nk'uri guterekera, akati mbwirize hakuno mbwirize no hakurya, ibi ndi gukora rwose ntabwo ndi kubikora aha gusa, amarembo aruguruye. Ibyo rero byabaga bituma inka zizamubaho nyinshi, niyo mpamvu yavugaga ati ndi kubikora ariko ndi kubwiriza hakuno nkabwiriza no hakurya. Dukomeze rero inshuti z'ijwi ry'urugwiro, tutangire kirazira tugiye kuganiraho z'uyu munsi. Mbibutse ko namwe mwemerewe kuba mwanyoherereza kirazira bitewe nuko namwe mwamuzizi tukaziganiraho, kandi nshimire abatangiye kubikora, ni byiza cyane. Kirazira ni nyinshi, nubwo ngenda nzivuga nziha amatsinda, ariko nawe iyo uzi kirazira ukayibwira abandi biba byiza. Burya kirazira ukwihererana kirazira, kuko utaba ukumira ishyano i Rwanda. Rero mpereye kuri kirazira y'ijana n'imwe muzo nabatondekeye, ndaza kujya mu kanya ku byerekeranye n'inka n'amavuta, cyangwa se n'amavuta n'ubuki, ndabandi hafi aho ngaho, ariko reka mbanze nsoze gatoya ndangize ibyerekeye n'inka. Naho naravuze inka y'igicaniro, gushora, ibyo kwiba amavuta n'ibindi. Nuko uyu muntu rero yagiraga gutya akarya ibiryo bishyushye. Umuntu akarya ibiryo bishyushye, cyane cyane nk'abasore murabizi ko bashobora gushyuhaguza ibyo kurya bakabirya bashyizeho ibakwe, kandi mujye mubareka burya baba bari mu gihe cyabo. Ariko mumenye ko kirazira kikaziririzwa ko waba wariye ibyo kurya bishyushye hanyuma ukarenzaho amata. Icyo gihe rwose iyo wabikoraga watumaga inka zirwara ibisebe ku mabere, bikaba atari ibintu byiza. Murabyumva rero namwe inshuti z'ijwi ry'urugwiro, abashobora kuba mwabona amata mujye someza ibyo kurya bidashyushye. Hari umuntu uherutse kumbaza ati buriya se ko tugiye gusomeza amata, ibi tugiye kuyasomeza ntitwabishyushye? Uramenye urakanyagwa. Kirazira kandi kikaziririzwa, simuvuze nzamuvumba, ariko ntabwo ibyo basomeza amata biba bishyushye rwose, ntabwo ari byiza. Niyo waba wayaguze uramenye n'ubundi uzasubira kuyagura handi wayaguze, utazica amabere y'inka z'abandi. Nari mvuze ngo za rubanda, nari ngiye gutukana. Rero dukomeza tureba ibizira. Iyo umuntu yabaga yariye inkarange z'amashaza, hari abantu batemera ko barya amashaza n'amateke n'ibindi, tuzabigaruka mu biganiro by'ubutaha. Hari aho nigeze gukomoza ku base b'abantu n'abandi, ariko rero araribwa se, nta ugira ngo barayarya bakayaca ku butaka mu Kinyarwanda niko bavuga, cyangwa bakarahira aho twinikaga. Ariko iyo wabaga wariye inkarange z'amashaza, icyo gihe nawe waziraga kunywa amata ayo ariyo yose, yaba inshyushyu, yaba amirire, yaba ikivuguto, yaba amacunde, yaba umubanje n'ibindi. Ubwo abataza amoko y'amata muze kuza kubazanya. Icyo gihe icyo bita inshyushyu, amirire, amacunde, ikivuguto, umubanji n'ibindi. Simvuze amasuti, amata agira Ikinyarwanda kitoroshye. Iyo umuntu rero wariye inyama, akarya inyama kandi akarya inyama z'inka, uretse ko no muri rusange, nongeho ngo z'inka, muri rusange n'uwariye inyama gusa, ariko ukarya inyama z'inka yishwe n'ubutaka. Ubutaka ntabwo ari iki gitaka cyo hasi mwabana mwe, ikireka kisobanura ni indwara mbi cyane, nayigereranya na Ebola. Ku bantu nimba Ebola muzi ibyo ari byo, ntabwo ari nka Covid, kuko yo yabaga ikabije. Iyo umuntu yabaga abonye inka yishwe n'ubutaka akayikurikirana akayirya,
bagombaga gukora iyo bita kwirabura, kuko iyo yabaga yiriye nawe yarapfaga. Ni ikintu cyabaga giteye ubwoba kumva umuntu yariye inka yishwe n'ubutaka yarapfaga bidakuka. Ndetse mbibutse ko abakuru mwe murabizi, iyi nka yishwe n'ubutaka barayihamba kandi bakayihamba kure, kuko aho bayihambye n'iyo batayihambye neza n'iziharishije nazo zandura indwara y'ubutaka. Niyo mpamvu iyo ndwara nyigereranyije na Ebola, ni indwara mbi cyane kandi igeze mu nka irazimara rwose, iragatsindwa. Uwo dukurikiye ntizakugerere mu mashyo. Iyo umuntu ariye inka yishwe no gutemba, hari ukuntu nk'imfizi zigira zitya ziri kwibuga zikarwana, cyangwa se ababaga bagishoboye kuragira mu misozi, urukiga rwose n'amayaga, kandi nayo burya ntimugire ngo aroroshye, nayo arimo imisozi itari mike. Iyo wabaga wagize ibyo byago hanyuma inka yawe igatemba, birumvikana barayiryaga, ariko uwayiryaga yarwaraga ibyo bita ibirashya rwose, byaramwitabiraga bikamuzonga, kereka iyo babanzaga kuyigangahura. Ubwo rero mvuze kugangahura, reka nkomeze mu kanya mvuge no ku byerekeranye n'ishwe n'inkuba. Ariko iyi nkuba yo byabaga birenze, narayigeraho nongere nsindagire iki kintu cyitwa ibirashya. Byabaga ari ibintu bifata mu maguru, umuntu ntashinge ngo ahamye, ugasanga nyine wavuga ko yiteye nk'umwaku. Sinibutse ijambo abaganda bakoresha iyo bashaka kuvuga ko umuntu yakoze ibidakorwa hanyuma akaza kurwara indwara yo gususumira. Nimyibuka ndaza kurivuga, niryo rijya kumera nk'ibi bita ibirashya. Iyo umuntu nanone kandi yabaga agize ibyago inka igakubitwa n'inkuba, nabyo nari mbivuze mu kanya, byabaga ari ibintu bidasanzwe bibayeho, ariko bagombaga kuvuza nyine ingoma. Birumvikana umwami yabaga yamanutse, bakagangahura ya nka bakayirya, kuko cyaraziraga kikaziririza. Iyo babaga bayiriye byashoboraga nako ntabwo byashoboraga, byatumaga inka zasigaye n'ubundi inkuba igira ikaziraramo. Mureke rero nitse gato, kandi noneho ngaruke mu kanya tuvuga ku mavuta n'amata by'umwihariko, kandi turagenda twungurana ibitekerezo kuri iyi ngingo. Abari twandikire turabashima cyane, muze gukomeza muduhe ibitekerezo, abatwereka ko muri online nonaha namwe rwose ni byiza cyane, biterwa nuko mwakoze subscription. Abayikoze ni byiza, namwe muri kutwumva ariko mutarayikoze nimugende mudakoze subscription mwiyandikishe. Kandi mbere gato ko nduhuka, reka mbibutse uburyo mushobora kutwumva mudakoresheje internet muri hirya no hino, no guhamagara telefone, ugahamagaza telefone ngi isanzwe ntoya ku guteranya 15 18 89 61 51 6. Iyo uhamagaye iyo nimero uratwumva, ubanza kumva ijambo riguha ikaze, birumvikana ugahita ukomereza aho radio igeze bitewe na gahunda igezemo. Ariko ni ibintu byiza cyane, ushobora kudukurikira ugakurya ijwi ry'urugwiro ukoresheje telefone ntoya wibereye mu mirimo yawe. Nayo nguko mureke nitse nsome ku mazi, hanyuma ngaruke mu kanya tureba ibindi bizira ku mata n'amavuta. Burya ntibisigana, kandi bibaye byiza amata abyara amavuta. Ntabwo ndafata ibiruhuko birebire kuko dufite ibintu byinshi byo kuganira, kandi wadukeweye atubwira ko umwirongi rwose uryoshye, ariko twajya tuwushyiramo akanya gato ahubwo tukaza kuwushyiramo dusoza. Ndabikora nk'uko nguko. Iyo duhaye igitekerezo turacyubahiriza, hazagira undi wumva kitaryoshye nawe yatubwira ko twagihindura, tukaba twagihindura kandi tukabanza tukabijyaho inama. Rero wowe nemereye ko tuzajya dushyiramo umwirongi mu mwanya urambuye, kubera ya ntego twavuzeho ubushize, uburyo ruvuza umwirongi nta mujura urwisukira. Rero iyo uri kurikirana ijwi ry'urugwiro mu mugoroba nk'uyu nguyu, bitewe n'aho uherereye,
ukazamura volume umujura kumva ufite umwirongi agira ngo ni nawe uri kuvuza ntamenya ko turi kuvugiriza muri studio, hanyuma akavuga ati babanyagwa uyu munsi ntibagohetse, bimuca intege agataha. Ubwo uwo munsi ukaba urarusimbutse, abajura ntibakiguteye. Narivuze nti rero ngiye kwegera noneho amata n'amavuta, abantu mufite ibyo kurya birimo ibirunge muri uyu mugoroba muryoherwe, kandi namwe muri buze gusomera amata ibyo muri bufungure, muze kubyuka ko kizira kikaziririzwa gusomera amata ibyo kurya bishyushye, kuko bitera inka kurwara ibisebe bikabije ku mabere yazo. Ibijyanye rero n'amata n'amavuta, umuntu burya uyu muntu ngewe nawe tuzira kuba twagira gutya tugahereza undi mugenzi wacu amata tuyarengeje amashyiga. Ibyo bintu ntabwo byumvikana n'ubushenzi, urumva ko nta nubwo bisa neza, ariko kirazira kikazirizwa kuko ibyo bintu bikenya inka. Kandi iyo umuntu agize gutya akaraza amata cyangwa akayiriza mu nzu, birumvikana no kuyaraza bayaraje mu nzu mumbabarire gatoya, maze agasanga yagize ibyago yahindutse amaraso. Hari igihe umuntu yigeze kutubaza ati se iyo umuntu bamuhaye amata akaruka amaraso ari uwo bahaye amata akaruka amaraso n'uwayamuhaye, ubwo umugome abarinde? Ntabwo abari bake cyangwa abenshi ntago bumva icyo biba bishatse kuvuga. Urumva nawe baguhaye amata yera ukayanywa mu kanya ukaruka amaraso, none se ubwo umugome yaba ari uwayaguhaye cyangwa umugome yaba ari wowe uruka amaraso baguhaye amata yera? Ibyo bintu rero byabaga bibaye, ukaba wagize utya ukaraza amata cyangwa ukayiriza mu nzu, ukaza gusanga yabaye amaraso, waratabaranyaga ayo mata ukayabuganiza ku gicaniro, nuko ukareba n'isubyo ukayasukaho kugira ngo inka zidapfira gushira. Urumva ryabaga ari ishyano. Isubyo rero burya naryo riza muri kamaramahano zitandukanye. Mwibuke ko iyo umuntu ari gusuka amata cyangwa se iyo umuntu ari gukura amata mu kintu ayashyira mu kindi abishaka, babyita kuyabuganiza, kandi amata yameneka batabishaka bakabyita kuyabogora. Bayasuka batagamije kuyabika, nabyita nko kuyamena atakiri meza, icyo gihe ho bakabyita kuyabikira. Iki gihe rero iyo babaga bafashe aya mata bakayasuka ku gicaniro, ntabwo babyitaga kuyabikira, kuko bavugaga ko akiri meza, bayabuganizaga ku gicaniro hanyuma bakayabikira ku isubyo kugira ngo inka zidapfira gushira. Kirazira rero, umuntu azira kunywa amata ahagaze. Ibi abatari bake murabizi, bavuga ko iyo unyweye, kandi nibyo kuko tukiri abana batubuzaga cyane, ndetse warangara ukajya kumva ikinyafu ngicyo ku mabuno ugahura n'ibibazo. Kirazira kikazirizwa ku muntu yanywa amata ahagaze, kuko iyo ubikoze uba wisurira kuzagwa kure ukaba umugwagazi. Kirazira rero kandi nko kunywa ubuki hanyuma ukabunywa wanyoye amata. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, cyane cyane amata y'amacunda. Iyo wabaga wanyoye ubuki ugashyiraho amata y'amacunda byaraziraga cyane, kuko ibyo bintu byari bibi, byari ubushenzi, nawe urabyumva, byicaga imizinga, inzuki ntabwo zongeraga guhova neza, byatumaga utongera kubona ubuki. Ntabwo ingaruka zabaga ku nka, ahubwo zabaga ku mizinga. Umuntu iyo ashaka kondora igisabo bashatse kucyondora, reka bisobanure kuko hari hatagira ngo hataza kugira abagira ngo igisabo kirarwara. Kucyondora bivuze ko cyabaga ari ubwa mbere kigiye gukoreshwa, ubwo babaga bagikoshije kuko kitagurwa bamwe babaga bakoshije igisabo. Ubwo reka mbivuge mu kinyarwanda cyiza, babaga baguze igisabo kikiri gishya. Abasaza n'abandi mwese mukuze mumbabarire, ndagira ngo abana batwumve neza kuko sindasobanura ijambo mushyiremo n'andi amagambo agoye. Bakajya kucyondora, bakajya kugitangiza gukora, ntabwo bakijyanaga mu mugezi, ko ntabwo amazi y'umugezi bayondoza igisabo, oya rwose.
ahubwo bagendaga bakajya kwibuga ku mazi y'inka akaba ariho bacyondorera. Babaga rero basuriye inka nabi iyo babikoraga gishenzi bakacyondoza amazi yo mu mugezi. Umuntu ugiye gucunda amata mwabana mwe ni igikorwa bafasha amata bakayashyira mu gisabo ndabyita kuzunguza se, bagacunda bwo no gusunika igisabo bajyana imbere bagarura inyuma. Babaga bagisasiye neza ku buryo kidashobora kumeneka. Mwibuke ko cyabaga ari igicuma nubwo cyabaga ari kinini. Byasabaga rero ko babikorera ahantu habona, kikaziririzwa gucundira ahantu hatabona. Akenshi rero bacundiraga mu irebe ry'umuryango aho urumuri ruturuka hanze, nta mashanyarazi yabaga hari ngo twibaze ko bigiraga iyo ngiyo ikambere hanyuma bagacana amashanyarazi, ahubwo bazaga hafi ku muryango, mu irebe ry'umuryango bagacungira hafi aho ngaho ahari urumuri. Kirazira rero kikazirizwa gucundira ahantu hatari urumuri. Umuntu burya nanone azira gucundira amata y'inka z'ingabane ku buriri. Inka z'ingabane ntabwo wafata amata yazo ngo yacundire ku buriri, ntabwo ari byo, ntabwo ari ikinyabupfura. Ahubwo yarabanzaga akazana agati k'umushigura, noneho kagati k'umushigura akaba ariko yifashisha akagapfundika ku gisabo. Noneho ako gati ntabwo kabaga ari igiti kinini mu byumve. Ako gati noneho kagashigura amata akavamo amavuta menshi. Iyo bitabaga bigenze bityo rero ngo havagamo amavuta make rwose. Muri baroko cyabaga nacyo atari ikintu kizira, kuko ikintu cyose kitabaye cyiza kibaye ikizira. Kirazira rero kandi ko umuntu acundira ku buriri kuba ari ugukenya nyir'ubwo buriri. Niyo mpamvu nubwo nari mvuze ngo basasiraga igisabo, ni akantu bagisasiraga. Nsuhuze umusore twabanye igihe kitari gito, Siriyake wari uzi gucunda cyane, yarabizi. Nubwo bamwe bibaza ko gucunda wari umurimo w'abadamu gusa, ntabwo ari byo. Ntabwo kizira ko abagabo bacunda, nta nubwo kizira ko n'abakobwa bakama inka, ndetse n'abagore ntikizira ko bayikama, kuko iyo bagiye kwikama nta mugabo uhari, bakikira umwana w'umuhungu ku bibero bakayikama. Nari ngiye mu bindi byinshi, ibyo nzabigaruka mu hanyuma. Rero umuntu ucunda iyo agize aho anyarukira cyangwa se akaba abaye nk'unaniwe, niko nabyita, agahereza undi ngo amwakire, ajya guhaguruka akagira akantu k'umugenzi akora, niko ngiye kubasobanurira. Ajya guhaguruka akunamira igisabo, akandi akaba yabanje gushyiraho igipfunsi, agashyiraho ibipfunsi byombi, nuko akaba atumye amata akomeza kumvira undi ugiye gucunda, ndetse agakozaho n'umutwe. Sinzi ko nabikora ndi muri studio ngo mibone. Ibipfunsi akabishyiraho, akunama agakozaho umutwe, bigatuma amata akomeza kumvira undi ugiye kumwakira akayacunda. Kandi niyo yabaga agiye ntawe asigiye igisabo, byatumaga amata amenya ko uwayacundaga hari aho agiye, akaba atuje, ntasubira inyuma, ariko nabyita. Rero kirazira kikazirizwa ko wabaga wahaguruka cyangwa ngo uhereze undi gisabo udakoze uwo mugenzi. Ibyo byose yabikoraga atarahaguruka, kandi icyo gihe yaranabanzaga akazirika igisabo, akabona gushyiraho cya gipfunsi n'umutwe. Impamvu nari munyivuze, ariko reka nongereho, ni ukugira ngo havemo isoro ry'amata rinini, kugira ngo igikorwa kitaza kugenda nabi, rize kungana n'ibyo bipfunsi byombi, cyangwa se rize no kungana n'umutwe we. Ubwo rero babandi dufite imitwe minini, murumva ko twabaga dushobora kubona isoro rinini. Isoro ni ikibumbe cy'amavuta mwabana mwe. Ntabwo ndi buze gukomeza kubisobanura, kandi nshimira ababyeyi musobanurira abana. Reka nitse gatoya ngaruke mu kanya dukomeze tuganire kuri izi kirazira. Naho mu kanya reka twumve iyi ndirimbo itwumva imitima, umwirongi turawushyira mu kanya.
reka rero dukomeze. Umuntu yamaze kuresa amata ubwo aba ari gucunda, ntabwo ahita asobanura gutyo gusa, ahubwo iyo umuntu amaze gucunda akumva mu gisabo ko amata noneho yabyaye amavuta. Navuze kare ngo ibibaye byiza amata byara amavuta, ni ikintu cyiza. Icyo gihe mbere yo gusobanura amavuta n'amata, igihe amata yaba amaze kwitwa amacunde, abanza gupfundikaho igikangaga ndumva muzo urukangaga icyari cyo. Ibyo abikora kugira ngo amavuta ataza gusubira inyuma agatuba. Rero kirazira kikaziririzwa yuko umuntu yasobanura amavuta n'amata atabanje gupfundika igikangaga ku gisabo, agipfundika ku ijosi ryacyo kugira ngo mwumve ibyo ari byo. Reka nshyire ifoto y'igisabo ahangaha. Nakunze kuvuga igisabo, wenda wasanga abana batazi igisabo icyo ari cyo, ariko dore igisabo ngicyo. Iyi foto murabona ko rwose, reka mbe naretse ibanze itindeho hanyuma dubone gukomeza. N'ubundi niyo yabigumyeho turi kuvuga ibyerekeranye n'igisabo, ntacyo bitwaye. Umuntu uri mu rugo babikamo amavuta, urugo rw'abatunzi byanze bikunze ruba rurimo amavuta. Iyo bumaze kugoroba yirinda kuvugiriza. Ntabwo ari byiza kuvugiriza bugorobye no muri rusange kuko bihamagara inzoka mwabana mwe, ariko noneho kiranazira kikazirizwa kubikora mu rugo rubikwamo amavuta, kuko iyo uvugirije bumaze kugoroba mu rugo kwamo amavuta ntabwo aba cyuzuye muri ka kabindi bayabitsemo, aratuba rwose cyangwa se mu rwabya. Ubwo rero mwumve ko kizira, ntazagira umuntu ubikora atazatubya amavuta bitewe no kuvugiriza mu rugo rubikwamo amavuta. Umuntu burya rero iyo acigatiye amavuta ariko akagira gutya akamucika ari aho mu rugo, akikubita hasi aho ngaho mu rugo, ni ishyano riba riguye. Murabyumva, abakoze rwose ikintu gikomeye. Abasuriye nyurugo kutazatereka imfizi, ntabwo ukibyaje ikimasa kizaba kiza kibe imfizi, kandi harimo nuko nawe urakenyuka nawe ubwawe rwose. Ibyo bintu biragukenya. Kirazira kikaziririzwa ko wafashe cyangwa se ucigatiye amavuta ngo agucike yiture mu rugo. Icyo gihe iyo yacigatiye urigengesera cyane, kuko ushobora gusema nyir'urugo kutagira imfizi ndetse no gukenyuka. Umuntu azira kujisha igisabo hejuru y'uburiri. Iyo igisabo nakiberetse kare, igisabo rero kugira ngo bakicungire umutekano mwabana mwe, bakibikaga mu kintu cyitwa injishi. Kugira ngo ubumve neza ibyo ari byo, hari akantu k'urudandi mujya mushyiramo baro, cyangwa mugura baro irimo iyo kakiri gashya nk'agafire, niko bita injishi mu Kinyarwanda. Injishi kandi ni nyinshi, hari niyo bajisha nk'iri gukamwa, ntimugire ngo ndabivanze. Iyo njishi rero iyo babaga bashyizemo igisabo, cyaraziraga kikaziririzwa kukijisha hejuru y'uburiri, kuko byatumaga nyiri kuryama kuri ubwo buriri arara arotaguzwa ijoro ryose. Kikaziririzwa rero kujisha igisabo mu rugo rurimo imfizi. Ntabwo byakoranaga ngo ibyo bintu wabaga ubikoze rwose byatumaga iyo mfizi ipfa amarabira. Uwagiraga gutya agakora ishyano akamena igisabo, iyo yabaga ari umugabo cyangwa se akaba ari umugore, nta kindi babaririzaga, yaragitwitiraga nta kundi. Mu kindi Kinyarwanda cyiza barwaraga ibyo bita urushwima. Umuntu wabaga uri mu gikorwa cyo kosa imyotsi ni nko gukora umubavu. Ni igikorwa cyakorwa kugira ngo bongere impumuro nziza mu mavuta yo kuzisiga. Ubwo rero nsizi ko ubu tugifite abantu bashobora gukora uwo murimo. Ntabwo amavuta y'inka bayisigaga humura kuriya abenshi muyazi bitanabaryohera, ariko dufite abana b'abakobwa i Rwanda bayisiga uko yakabaye, kandi ndabashima kuko bayavangamo n'umubavu wa kizungu ntibigire icyo bibatwara. Hambere rero kuko babaga bagomba kongera uwo mubavu mu mavuta bakoresheje imyotsi, bakabyita kosa. Iyo wabaga uri kosa iyo myotsi ikagira gutya ikakuzabiranya, ikaba iri myinshi, cyaraziraga kikaziririzwa. Ntago wageraga gutya ngo wihanukire utitse, oya, ntago witsamuraga, kuko iyo wabaga witsamuye umubavu ntago wabaga ugikoze, ubwo wabaga wisha umuti, umugani w'aba basore.
cyaraziraga rero ko iyo umuntu anyuze ahantu mu ishyo ry'inka cyangwa se niyo yaba ari imwe cyangwa ebyiri ngo imukubite ubusenzi bwayo cyangwa se umurizo maze ngo akomeze yigendere, oya, cyaraziraga rwose. Yagumaga aho ngaho agategereza yuko iyo nka yagaruka ikongera ikawumukubita cyangwa se indi ikazana wenda ikawumukubita umurizo, ubwo ikabira muziruye yaba yigendeye. Rero icyamukurikiraga mwabana mwe nuko iyo yabaga ageze imuhira iwe cyangwa iwabo bakamugaburira, ntabwo rwose yaryaga ngo ahage, ntabwo yagiraga ahatereye, yumvaga ibyo ariye ntaho bemugeze. Umuntu utunze inka nanone iyo yajyaga gutiza umuntu intorezo ishoka, nigeze kwibereka ubushize nta nicyo bintwaye, ndeka n'ubu nyibereke. Ishoka burya igira amazina menshi mwabana mwe, bayita ishoka, bakayita indyankwi, bakayita indyabiti, bakayita intorezo, igira amazina menshi. Niyo mpamvu umwana ufite amazina menshi bamuvugiraho bati gafite amazina nk'ayishoka. Ngiyi rero ishoka, ngiyi intorezo, dore muri kureba ku mafoto hano. Ishoka rero ni igikoresho gikomeye, ndetse mu muco wa Kinyarwanda ntiyatizwaga n'umuntu ubonetse wese. Ntabwo ari kuba wagenda ngo ugere mu rugo rwa runaka ngo uvuga ngo nibagutize ishoka cyangwa indyankwi bayiguha uko biboneye, ndetse na nyiri urugo iyo yabaga agiye kuyiguha yarabanzaga akayimenesha urugo, mbese agasa nk'uyisesetse mu rugo by'umugenzo. Ntabwo yari kugutiza intorezo atabanje gukora icyo kintu. Iyo yabaga abikoze atayimenesheje urugo, inka ze zapfiraga gushira. Urumva rero cyabaga ari ikintu kibi cyane. Niyo mpamvu intorezo bavuga Abanyarwanda ko idatizwa n'umugore. Umuntu ukandagiye intobo ntabwo napfa kubona ifoto yabo yo mwihangane, ariko intobo ijya kumera nk'urutoryi, ariko ntabwo ari urutoryi kuko yirasharira cyane. Iyo ukandagiye intobo igatoboka, icyo gihe wafataga urutumbwe ukaruseseka mu ntobo. Icyo gihe wabaga wanga ko inyana zagushiraho kuko wabaga nyine ukandagiye intobo ikameneka. Iyo umuntu yabaga akandagiye intobo y'umucucu, kuko intobo zabaga ziri amoko menshi, hari intobotobo, hari imicucu, zo zabaga zisa n'icyatsi, izindi zaranahishaga zigasa n'umuhondo. Abazi intobo ntabwo rwose nzi ko napfa kubona ifoto y'intobo ngo nyibereke mwabana mwe, mwihangane ninyibona nzayibereka gutaha. Kandi waba ari muri Afrika hashobora kubona iyi ntobo azayifotore ayinyoherereze, nziyerekera abana intobo ndetse n'umucucucu. Rwose umuntu wazabinkorera yazaba agize neza. Nshimire n'abajya bamfasha kubona amafoto anyuranye, abana bakamenya intobo uburyo zitandukanye, kuko si byiza kubabwira ko ari intoryi. Yego bijya gusa, ariko ntabwo intobo ari intoryi. Icyo gihe rero iyo umuntu yabaga akandagiye intobo y'umucucu igatoboka, ngo yabaga ari bupfushe inka cyangwa se akaba ari bupfushe umuntu, yabaga avuga ati karabaye. Kubizurura rero byabaga ari ukureba ya ntobo ukayitamika ipfundo ry'umwenda cyangwa se urutumbwe, ukayereka inka ziri kurya, ukagira uti urice muri ziriya, mbese wa muvumo wayo ukawerekeza ku nka, cyangwa se uti dore izawe n'iziriya. Icyo gihe wabaga ugize uti bitaza gusema umuntu wanjye. Abashatse iyo ntobo bayishyira, ababaga babishatse kandi iyo ntobo bayishyiraga mu mwobo w'umurerajuru cyangwa bakayijugunya hagati mu nzira y'amayira abiri. Uyirenze akaba aba ari we ukukana ibyo byo gupfusha inka cyangwa se umuntu. Ibi bintu ari abakeka ko ahari wenda bitari byo, ariko kirazira kikaziririzwa. Nuramuka ubonye intobo mu mayira abiri ntuzayirenge, ejo utazagera gutyo ukabona ibyago birakugwiriye, kandi byari iby'abandi babyikuyeho imihamuro yabo bakayita aho ngaho, hanyuma ikagira gutya ikaba ari wowe ikurikira. Mugenzi wanjye rwose arakoze, ambwiye ko ifoto y'intobo ayibonye. Urabona ko ari ngiyi, dore ngiyi ntobo nababwiraga, ibyo nari maze kubiganiraho. Ngiyi ntobo ni iyi ngiyi, reka dukomeze. Iyi ntobo ariko ikaba ari iyo mu mucucu. Impamo
Impamo ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na ERTV. Ni ikiganiro muzajya mwumvamo ubuhamya. Karaye kambajije papa mama arihe maze ndirengagiza Ndetse n'inkuru zabaye ku Prosto. inshuti z'ijwi ry'urugwiro muri kutwandikira munyuze mu nzira zitandukanye turabibona kandi tunezezwa no kuba muri kumwe natwe. Reka nshakiye aho nitsa gato hanyuma ngaruka mu kanya, ariko ntabwo nagenda ntababwiye yuko umuntu w'umutunzi akunda gutereka urwara rw'agahera. Burya ntimukabona abantu barutereka ngo mugire ngo umuntu w'umutunzi akunda gutereka urwara rw'agahera ngo rumusurira neza ntazashire ku nka, bituma inka zitazashira. Kirazira kikaziririzwa yuko umuntu w'umutunzi aca inzara ze ngo aziheraheze. Ni byiza ko atereka urwara rw'agahera kuko bimusurira neza inka ze akazazihorana. Nimba rero iwanyu mwahoranye inka ubu zikaba ntazikihaba, uzasubiza amaso inyuma urebe, wasanga umubyeyi wawe cyangwa se umwe mu babyeyi bawe atarigeze aziririza iki kintu, kuko ni ikintu abantu basuzugura. Ariko kirazira kikazirizwa kuba utunze inka hanyuma wowe ugaca inzara zawe ukaziheraheza ubuhejeje za nka zawe. Mureka nitse gatoya hanyuma ngaruke mu kanya, kandi mbabwire ko tumaze igihe kitari gito turi mu kiganiro. Ubwo rero mu kanya turagaruka turi gushaka uburyo twajya mu bitekerezo by'abatwandikiye no gusuhuza inshuti zacu, turebe aho twacukiriza ikiganiro cy'uyu munsi. Tuzakomeze mu kiganiro cy'ubutaha, ariko uyu munsi turagerageza tugerewe naho kuri kirazira y'135 cyangwa se 140. Biraterwa no ku mwanya urabungana. Inshuti z'urugwiro mwe mudukurikiye muri hirya no hino, mukomeze mubane natwe kandi tubashimire cyane mudukurikiranye kuri YouTube. Ibitekerezo byanyu biradushimisha. Kuba muri kumwe natwe nizo mbaraga zidutera gukomeza kubategurira ibiganiro byiza nk'ibi, kandi tujye turushaho gukomeza kugwiza urugwiro. Nibyo koko u Rwanda n'u Burundi ni amazina birakomoka ku nshinga zisa, ariko u Rwanda rukaba rukomoka ku nshinga nyine ya kera itagikoreshwa mu buryo bwose. Bayikoresha kuri ubu mu bacuruzi, niho bavuga ko bari gukora imyando, bari kwanda ibijumba, bari kwanda amateke, biba bivuga kurunda. Hanyuma ikirundi cyo kiracyakoresha ijambo kurunda, riravugwa hirya no hino. Kurunda ni ukwegeranya ibintu nyine. Nanone niho u Rwanda n'u Burundi bihuriza kuba bifite izina rikomoka ku nshinga zisa. Ngayo nguko uzumva yuko twavuze ibitari byo azarebe nomero zacu cyangwa twandikire, hanyuma tubiganireho turushaho gusobanurira abantu, kuko hari abavuga ko kwanda bivuga kwagura, kandi rwose ubwo baba banyuranije niyo nshinga ivuga kurunda imifungo cyangwa se gufunga imifungo n'imyando n'ibiki. Ubwo umwando utakira umufungo hari wenda ubwo inshinga izaba yarahindutse simbizi, ariko naho bihurira. Warakoze we wabitwandikiye Kanyemera, nizere yuko usobanukiwe.
ndizera ko kuba twumvise umwirongi kuri aya masaha kandi tukumva umwirongi mu buryo burambuye ari byiza kuko ni igitaramo tuba turimo. Yego turacyari ku mugoroba, abadukurikiye muri mu karere ndibaza yuko namwe mufite amasaha adakabije kuba nk'aya yacu, kandi abadukurikiye ari ku manywa mwihangane. Icyo njya mbuza abana gukurikira cyangwa se ko bakora kuko kizira ni uguca umugani ari ku manywa. Nari maze rero kugira aho mvuga ibyerekeranye n'ukuntu umuntu iyo atunze inka kugira ngo zitazamucikaho yirinda guca inzara ngo aziheze, kuko aba ari guheza itunga rye nk'uko abarundi babivuga. Njya ngira inti kirazira tuzisangiye n'abarundi zitari nke, ndetse nshimira inshuti zanjye z'abarundi tujya tuganira, abo dufitanye ubucuti bisanzwe, nkabaganiriza kuri zimwe muri zo nkumva nabo bazizi nk'uko nguko. Mu kanya ndaza kwerekeza ku yandi matungo, reka nshake aho nkungikira ibyerekeranye n'inka, ariko tuzagenda tubigarukaho igihe kitari gitoya, kuko inka n'umuco w'Unyarwanda na kirazira, amata, amavuta n'ibindi nk'ibyo, ubuki, umubyeyi w'umudamu, bikunda kugarukaho cyane muri kirazira z'umuco w'Abanyarwanda. Iyo umuntu yabaga agize gutya akagwirwa n'amaraso, nge biri mu byatumye ndeka gukina umupira w'amaguru. Nisanze mfite amaraso ku mwenda nakinanaga, ntazi aho yaturutse kandi ntanakomeretse, bintera ubwoba. Murabyibuka ko hari igihe twabaga tutazi n'uburyo amaraso yanduza indwara zinyuranye ashobora kugera ku muntu. Mbibonye ndavuga nti ibintu ntabwo ari iby'u Rwanda, niko tujya tuvuga. Ntabwo nakwihanganira kubona nshobora kwisangaho amaraso ntakomeretse kandi ntazi na nyirayo, ejo ntazanakomereka amaraso yanjye akivanga n'ayundi, nshobora kuba narabaye ikigwari simbizi. Ariko ngicyo kimwe mu byambujije gukomeza gukina umupira w'amaguru, kandi najyaga nkugerageza aho ni hambere nyiri umusore. Ariko ikinyarwanda kivuga ko iyo umuntu agize gutya akabona afite amaraso yamugweho atazi iyo yaturutse, byamushimishaga kuko byabaga bimusurira kuzatunga inka nyinshi. Ndetse reka mpfundikire kuri icyo ngicyo, hanyuma ntangire njye ku byandi matungo, kandi nze no kuvuga no kudusimba. Gusa nuko iminota yamaze kudushirana, ariko tuzakomeza no gutaha nta kibazo. Ngiye noneho kuvuga ku byerekeranye n'umuntu n'ihene, kandi babwire ko ngeze mu gice cya 7 muri kirazira namaze kubegeranyiriza. Mu bice 6 bitambutse nari ndi kwibanda cyane ku bantu n'abandi, ndetse ku bantu n'inka. None ubu ngubu ntangiye ku muntu n'ibindi bikoresho cyangwa se andi matungo cyangwa se n'utundi dusimba. Ahangaha ngiye kubanza kuvuga ku muntu n'ihene. Dore ngiyi ihene, abana batazi ihene, dore ngizi ihene bavuga zigira amazina atandukanye. Ngira ngo iyi foto imaze umwanya utari muto muyireba, navugaga ndi inyuma yayo, ariko ngiyi ihene tugiye kuganiraho. Rero umuntu yaguze ihene n'undi, haba ku isoko haba n'ahandi, hari ikintu gikomeye. Abakuru murabizi, abatonanga ngaho ni mu kimenye. Hari ikintu baziririza kandi bakakitondera cyane. Ntawe utwara ikiziriko wenyine, yaba uyiguze n'uyigurishije barakigabana. Impamvu ni ukugira ngo iyo hene izororoke kandi bose bazatunge batunganirwe. Ako kantu nizere ko mugatahanye, bana mujya kugurisha ihene mushaka amafaranga yo kugura udukoresho mugiye gutangira ishuri, mujye mwibuka ko ikiziriko mwayijyanye muko cyaba kimeze kose mugomba kukigabana. Niyo bakura akantu gato gutya bakakaguha, ariko ntugendera aho ngaho. Umuntu iyo yonerwaga n'ihene, aka kantu nashatse kureka kuko ababwira, ariko reka nkavuge nta kundi. Nyamuneka mumenye ko kizira kikaziririzwa, ntabwo ari byiza. Ibintu ngiye kubabwira ntihazagira umuntu ubikora, ni bibi cyane rwose. Iyo umuntu yabaga agize gutya ihene ikamwonera, akaba ari umunyegomwa, akaba atifuza ko nyirayo akomeza kuyitunga, yarayifataga akayijyana iwe. Ndavuga iwe, ngira ngo muri kubona ino foto nshyizeho, icyo cyita ikigega. Hanyuma agafata ya hene akayirebesha mu munwa w'ikigega, akivugisha ati nabuze icyo nkurisha. Bivuze ko mu kigega nta kintu kirimo, yabuze amasaka cyangwa se uburo bwo gukuramo umutsima.
icyo gihe iyo hene barayirekaga ikagenda ariko nta kundi byagendaga, ntiyamaraga kabiri yabaga yapfuye, babaga bayiterekereye nabi. Kirazira kikaziririzwa kurebesha ihene mu kigega hanyuma ukavuga ngo wabuze icyo uyirisha. Nayo nanze kukivuga ariko ndakibabwiye nkibabwiriye kugira ngo ntimuzakorere iryo shyano, ni ikintu kibi cyane. Umuntu utunze ihene nanone kandi ntiyakwishima wavuga ati ngiye mfite ihene y'imbyeyi nziza, uko n'ubutindi mu bundi, kuko iyo uvuze ibintu nk'ibyo ngibyo, ndeka mbereka ihene iri konsa, murabona ngiyi ihene yonsa, murabona ko nabwo rwose bari ibintu byiza, ariko mu kinyarwanda ntabwo wayishimira ngo uvuge uti nifite ihene nziza yonsa. Iyo ibyo bintu bivuze uba wisuriye kutazigera ugira inka z'imbyeyi. Ihene rero nazo burya ni amatungo meza kandi zagiye zigirira abantu akamaro, ariko ngizo zimwe muri kirazira zazo. Ntabwo nareka kubabwira yuko ihene y'inyagazi iyo yuriye inzu bakagira batya bakayibona, nta kindi bayihemba, bahita bayica amatwi, kuko ibikunguye hanyuma bayica amatwi ikaba iziruye icyo kintu. Mbibutse bantu mujya mugura amatungo, ntimugakunde kugura ihene zikuze kuko ziba zishobora kuba zirimo amahagira atandukanye, ariko nimwibonera iyo baciye amatwi muzamenye ko yakoze iryo shyano ryo kurira inzu gusa, hanyuma bagahanura iryo shyano bakoresheje umushyo, bakayikuraho insongero z'amatwi yayo. Iyo umuntu ashaka guhindura ihene ye yabyaraga amasekurume ngo itangire ibyara amanyagazi, nabivuze mu biganiro bwatambutse mu minsi yashize ko igikoresho bifashisha mu kinyarwanda mu guhana amahano nk'aya ngaya ni amatovu, bayikubita amatovu hanyuma igahindura icyo yabyaraga, ubutaha iribwiriza ikabyara amashashi. Umuntu rero yafite isekurume y'ihene, iyo agira ngo ayibage muzasanga wenda naravuze ngo nukuyica, ariko burya iyo uvuze ngo umuntu agiye kwica ihene ubushatse kuvuga ko ari gukora urugomo, kuko icyo gihe abagiye kuyibuza kubaho nta kintu mu mbabarire gatoya, nta kintu cyumvikana abikoreye. Mu kinyarwanda cyiza rero iyo umuntu afite itungo rye akaba ashaka kurirya, navuga ko agiye kuribaga, ntabwo avuga ngo agiye kuryica. Iyo rero umuntu afite isekurume y'ihene hanyuma akagira ati mureke nyibage, hari ibyo yagombaga gukora kandi bitoroshye, ndagira ngo mbivuge nitonze kandi ahari ndanabisubiramo kugira ngo mwumve uko bikurikirana. Yarabanzaga akayiterekereza inzuzi, agakora umuterekero w'inzuzi. Iyo yabaga abonye izo nzuzi zitari kwera, yaragendaga agatambika isekuru. Isekuru narayiberetse ubushize, ariko reka nongere isekuru, araho nayibonye muri video, reka nyibereke. Ngiyi isekuru, murabona ngiyi isekuru, dore umusekuzo nguwo. Iyi ni isekuru mwabana mwe, ikoreshwa rero mu kubona ifu ku myumbati, ku bunyobwa n'ibindi. Ubona akayunguruzo ntabwo napfa kukabona, ariko akayunguruzo abana murakazi batari bake bakita tami mu gifaransa, ngako niko bita akayunguruzo, ariko siko ngambire kuvuga. Ahubwo iyi sekuru muri kureba hano, iyi sekuru ntabwo umuhini wari ngombwa yo, barayifata bakayishyira mu marembo. Ubwo ni muri cya gihe inzuzi zanze kwera, ubwo zabaga zirabuye, bamara kwishyira mu bikingi by'amarembo, noneho bakayitambuka. Wamara kuyitambuka yahene ukayifata ukayica uko ubishaka, ariko byabaga byiza iyo utayishurwa agashinyaguro ukayikubita nk'ikintu, cyangwa se abazi kubaga ibyo kubaga murabizi. Icyo gihe ubonye iriya wagombaga, narinyuze nti abazi ibyo kubaga muzi uko bigenda, ariko ugiye kuyibaga waravuga uti ubonye iriya nyana y'imbwa ngwiranga ingoma. Icyo gihe ibyo wabaga ubivuze kugira ngo uzanzuzi zirabuye zitazagira icyo zigutwara, mbese ukavuza uti mwanzuzi mwe nubwo mwari mwanze kwera ihene ndayibaze kandi ntacyo bizantwara. Aka kajambo rero wagombaga kukavuga umaze kurenga ya sekuro, wamara kuyirenga ukaba wishe ya hene, wamara kuyisonga ukavuga uti ubonye iriya nyana y'imbwa ngwiranga kwerera ingoma. Icyo gihe iyo wabaga yanze kwera ingoma rero, wabaga ubwiye inzuzi uti ntimuzandenganye, ntabwo ari ngewe rwose, iyi sekurume yari inkunguzi niyo yizize, ntacyo rero wabaga ugitwawe na za nzuzi warenze ku byo za
zakubwiye. Ngayo nguko rero, ngayo nguko reka mbararike ubutaha tuzavuga ku by'umuntu n'utundi dusimba, kandi dusubikiye kuri kirazira y'134. ubwo rero tuzakomeza n'ubutaha tureba ku bindi, ntago twafata ibice bibiri birenze bibiri mu kiganiro kimwe. ubutaha tuzavuga ku muntu n'udusimba tundi tunyuranye. Inshuti z'ijwi ry'urugwiro, mbere y'uko nsoza reka nshimire cyane Uwase Immaculée udukurikira akatugaragariza akandika kuri RTV agatanga ibitekerezo, kandi nawe mushishikarize kuzabikora. Gatesi Marie Aimé Kabazayire Tasienne Umurungi Justine na Bagiri nka Cecile, mukomeza kudukurikirana mukatwereka rwose ko mukurikirana ibiganiro. Alice Mutako na Emeline Karigirwa ndetse na Niragire Perusi ni abadamu cyangwa abakobwa simbizi, ntabwo mbazi neza, ariko nkunda kubabona bagize icyo bavuga kuri IRTV ijwi ry'urugwiro. Nejejwe no kuba barahisemo nabo kwiyandikisha, kuko amazina yabo mu biyandikishije ku bagomba gukurikirana ibyanditse kuri IRTV ijwi ry'urugwiro. Mbibutse ko mudashobora gusoma ibyanditse kuri IRTV mudabanje kwiyandikisha, kandi kwiyandikisha biroroshye, bituma niyo tugize ikintu twandika ku kanya uhita umenya ko twacyanditse. Nta yindi mpamvu si ukubagomwa ibyanditse kuri RTV, nta nicyo bitwaye kwiyandikisha. Mbashimire mwese mwabashije kwiyandikisha, kandi ubutaha nzababwira n'abandi nabo biyandikishije ndetse bakabigaragarisha gukomeza gutanga ibitekerezo. Ndabashimye cyane, kandi mbibutse ko ahagana hasi ndaza kubereka aho ibyo nabaganirije nabyanditse kuri URTV, kugira ngo abashaka gutunga izo nyandiko no kongera kuzisoma no kuzisesengura no kuzisobanukirwa muze kubona mu bikora. Turemera kubikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko cyane cyane mugamije kwigisha urubyiruko no kuguza urugwiro no gutoza umuco mu bakiri bato. Ngayo nguko rero, reka ndeke mwumvi imyugire n'imiziki itandukanye. Ikiganiro twari turimo cyari wa muco wacu muri mugoroba. Ndi Anderesaka, radio ni RTV ijwi ry'urugwiro, sauti ya kirafiki, ndi pari mu Faransa. Mbashime cyane mwe mwadukurikiye kuri YouTube, nabo kudukurikira kuri radio, namwe mwadukurikiye mukoresheje telefone zanyu ntoya. Mwese muri inshuti z'akadasohoka, naho ubutaha. Bye bye. Hambere mu mateka, hambere mu muco wacu mungu, hambere ahangaha. Ikiganiro mugezwaho na Anderesaka kuri IRTV ijwi ry'urugwiro. Hambere burya nta mukuru utagira mukuru we. Hambere hawe ntabwo hari hambere, nta hanjye kandi ntihari hambere. Hambere ikiganiro wisanzuramo.